Glory to Jesus. This is Apostle Ukurinkunda. I'm Mwanweshi Munzi kuri Facebook, WhatsApp, whatever. So, I wanted to talk about something. Ngere tuganire uyu munsi kuko hari umujyi wambaza ama questions. Ndavuga nti harayenze yansubiriza publicly kugira ngo mubashe kubiboneramo umugisha, sibyo? Uyu munsi ikibazo ngiye gusubiza, hari umutipe wanyandikiye ambwira ko afite umukobwa bakundana ariko umutipe ni umukristo, ashaka kungisha inama what to do. Aravuga ati mfite fiancé ariko ndashaka gukora ubukwe, bamuhaye ngo kwishyura bari abantu bishyura nyine amafaranga kugira ngo bafate umugeni, ni inkwano sesa sinzi ukuntu byita. Anyways ngira ngo muri kubyumva, ariko ayo bamusabye ntabwo ariyo afite. Amaze nshiremo ko hano turakonje, ayo bamusabye ntabwo ariyo afite. Noneho arambwira ati kandi umukobwa akambwira ati nutayazana ntabwo nanjye nkora ubukwe. Muri make umukobwa nawe ari kuri kote yande yiwabo, ubona nyine ariko kandi azi neza situation y'umugabo, ajya kumukunda azi uko angana nuko areshya. None ndamubaza se umukobwa arakishijwe? Arambwira ngo arakishijwe. Ubwo kandi nkabanze uwo mutipe we ni umukozi w'Imana uvuga ijambo ry'Imana. Rero nagira ngo mugi angisha inama nkore cyambe ndamubwira nti waribeshye. Ni ikintu kibabaje cyane nuko abasore ndi gushaka kubwira hano babakozi b'Imana musenga, mubwiriza, muvuga ubutumwa, muririmba, ndabinginze nimba ari ikintu Satani azabangirizaho no gushaka abagore b'inzaduka ariko basenga. Abagore b'inzaduka basenga bamera bate rero? Si abadakunda Imana cyangwa batayizi, ariko n'abagore batarasobanukirwa Kristo ninde, mbese badafite imizi mu bintu by'Imana, bari mu birere bakunda Imana ariko bagikunda isi, bashaka kwibonesha, bashaka kugaragara ukuntu bumva ko bafite agaciro kandi Yesu niwe ufite agaciro. Donc ugasanga nyine ni carnal, mu Kinyarwanda ariko babita mu Cyongereza carnal Christians, ni abakristo bo mu mubiri, ntabwo ari abakristo b'abanyamwuka. Abakozi Imana b'abahungu b'abasore, iraha ry'aba bakobwa niryo rizabica, niryo rizatuma muva mu mihamagaro yanyu, cyangwa se nicyo kizatuma mubivamo mukayangiza imihamagaro wanyu. Why? Because muri kwita cyane kukuntu basa inyuma, ukuntu bameze, ukuntu bavuga, nibiki. Donc urashaka umukristo umudamu ariko utagize aho ahuriye n'umuhamagaro wawe, umukristo udakijijwe by'ukuri juste kuko asa neza inyuma, ari umuntu uri mwiza, ateye neza. Ibyo sibyo bizakora ministeri yawe, sibyo bizasupportinga umuhamagaro wawe. Ubwiza cyangwa inyuma ntabwo ari bwo donc ntabwo ari byo bizatuma ugera ku Imana ishaka. Ahubwo Satani azakoresha mwene abo bakobwa bari kuza mu buzima bwanyu bashashagirana inyuma ariko indani nta kigenda. Ntabwo mukeneye abakobwa baza kubatesha umutwe, ntabwo mukeneye abakobwa batamenya umuhamagaro, batazi umuhamagaro icyo, bitazi Imana icyo ari cyo na Kristo, batamaze kumira Yesu Kristo ku buryo bumva yuko Yesu asa mbere y'ibintu byose, bicisha bugufi, bazi Imana. I think you understand what I'm saying. Ye namubwiye deja ikimbabaje nuko utari kubona ikibazo gihari. Umukobwa deja uri kukubwira ngo nutamukwa nutamukwa ngo ntabwo akwemera, mureke first of all, kuko urukundo ntaho ruriye n'amafaranga. Urukundo rw'ukuri cyane turi abakristo ntaho bihuriye pe, I'm sorry, ntaho bihuriye. Icyambere ni ukumenya vision mufite muri gukorera Imana, mwize Imana yuko ashobora no kwemera akavuga ati, akajya kubwira ababyeyi ati mumwihanganire nuko ameze ariko ndamukunda, turakunda Imana, cyangwa mugasenga ariko ntago aguterana gushireho mu mutwaro, akumvishe yuko ari ikitangaza cyane yuko adahari utabaho. Uwo mugore umujyanye he? I don't understand. Rero abakobwa abasore ndabinginze abakristo mutarashaka mufite imihamagaro, mwitondere baderira.
Delila ni abaportuniste, ni abaza basa neza, inyuma ari beza ariko indani ari ibirura bije kwica impamagaro yanyu. Nzi umupasiteri wafunze church yiwe amaze kurongora umukobwa mbere by'abarumvikanaga amaze kubana na abundi, kuko yajyaga kubwiriza umugore agataha yarakaye, ntasobanukirwa ibintu byinshi, ntarigire gute, ugasanga donc aramusaza. Umugabo yafunze ministeri, undi nzi uwo batandukanye, imwe yagiye kubwiriza, umugore agaruka mukubita nuko yagiye kubwiriza. Rero nshatse kubabwira ngo bakore, basore, bagabo mufite ministeri, ndabinginze mureke ku irari ry'umubiri iraha, murebesha ayo maso abaderira mukababona mukabagira ibintu bitangaje. Ejo Delila azagukuramo ayo maso, azagukata iyo misatsi, akuvanemo umuhamagaro, utangira ugende nka Samsoni, uhaguruke niyo wahaguruka ariko utagifite amaso, kuko Samsoni nta maso yari afite nubwo umusatsi wakuze, ariko amaso yari yamuvuyemo. Rero ushobora gushaka Delila mukabana, benda bigasara, akagusaza nawe ugasara, kuko ni ikosa ni ryawe, ntabwo ari rya Delila. Delila aragushutse uremera, ubwo rero gendana nabyo, kuko ndabona amajyambere ari ushaka, udashaka ibintu bya Yesu. Tuza ukizwe by'ukuri, nawe ayo maso yawe ukizwe musore, ushaka umugore ukijijwe, umugore ushaka ko mubana mugakorera Imana. Imana niguhamagara ku musozi, umugore azaguvuga ati reka tujyane cyangwa dukorane cyangwa ndasigaye nawe genda usenge. Umugore izabona vision y'Imana yagushyizemo akagushyigikira, atari byo kwiyerekana. Delila yarafite inyungu ze, abakobwa benshi bafite inyungu zabo. Yewe aba basore rero bacu murebe, hari n'undi musore ejo bundi wambwiye ati ndabyibutse nawangisha inama, ndetse n'umupasiteri ari kumwe n'umukobwa bakundana, ngo ajye gufasha abakene, nuko yarahise aramukira wamubonye aramusuhuza, ngo umukobwa aramubwira ngo ariko ngo hagire kagusuzana abantu nk'abariya ngo ubona batazajya baduseka. Ibaze nk'uwo muntu ukamugira umugore wawe, uri umupasiteri ushaka kubakira Imana, umukobwa ufite amarere maremare gutyo w'ubwibone, wishyize hejuru ngo nagashaka gufata agatoki k'abakene, wowe ukavanga ugiye kumugira umugore wawe. Ubwo usa n'ujya gusura abakene azaguherekeza, nukena se ubwo wazasigarana nawe. Mwaretse kuba donc impumyi, bakozi b'Imana, basore mureke kugenda n'aya majyambere y'abakristo badakijijwe. Shaka umugore ucisheje make, guca make si umugore utavuga, udafite principe, oya nimukabitandukanye. Ni umugore ahubwo amaze kumenya Imana, akajya ku birenge, yabona Imana imuhaye umugabo, yakira akina bakazabana, akazamusapotinga mu muhamagaro, nawe ukamusapotinga, donc mukamufite vision yo gukorera Imana. Ni umugore muzima, umukobwa ufite Yesu. Nk'ubabonye uwo musore uri gufata abakene, ahita bati yo mashiri ugira umutima mwiza, reka dukurane dushaka umushinga. Undi nawe Delila araho ari kumbwira ngo kucyo waza duseka, namwe ubwo koko ahubwo ikibazo ufite ni iki gituma ukurura ba Delila gusa ari bukurura, kuko n'uwa mbere afite nuko yarameze kandi ntibagumanye. Namwe ikibazo ufite ni igiki gihora gikurura ba Delila iwawe? Ni umwuka ufite ugomba gusenya wirari, wiraha, wisi ukuriho, uguhora ukurura aba bagore b'inzaduka bo mu musengero. Ahita ambwira turakoze, mise mbibona. Nawe rero musore muri kunyumva, reka kwiruka inyuma y'aba bagore b'abakobwa ngo barasenga ariko bafite irari ry'ubuzima, bafite ibirere maremare. Isi nkubwije ukuri, si cyo kizamugira umugore uzaguherekeza mu muhamagaro cyangwa mu Imana yagwana. Uwo mugore azaza agusenye, ubundi yigendere, nawe usigare uri kubacya ibyasenyutse, kandi ari we wabiteye kubera kutareba no gushishoza neza. Nizere rero ko izo nama mwazumvishe. Yari Apostle Ukuri Nkunda wagiraga inama, uwambajije ikibazo, nawe uri muri iyo situation, ukaba ufite umukobwa, ukaba uri umukozi w'Imana, uri umukristo w'umusore, utazi icyo uri gukora, utazi birimo, bireke. Reka nangize ku yindi nkuru nayo ndi musore umukozi w'Imana w'i Burundi, nawe yari afite umuntu arabimbwira, aramamagara ngisha inama. Actually none nibutse na babiri ariko mvuga umwe nawe ngo undi ngo yari umuhanuzi kazi. Akunda n'umukobwa ngo wigize umuhanuzi kazi, ariko yakoraga ibintu n'ibimabwiye nyine zinzaduka. Bakozi b'Imana, basore beza ba Yesu Kristo, Satani natagufatira mu kabara azagufatira ku mugore mubi witwa Delila. Araje aracyakije, undi nawe arimo arashaka inkwano ngo zo gutanga. Ubundi mujya gushaka abagore mudashoboye kubera iki?
nimba uri umuntu udashoboye gutanga inkwano z'amafaranga, ujya gushaka umugore ubundi usaba inkwano zingana gutyo kubera iki? Washatse umuntu wo mu rugero rwawe, cyangwa se ushaka umuntu utari mu rugero rwawe ariko ukumva bivuga ngo Imana iba yabahuje, ariko uzajya gushaka ujye gufata umutwe wikubite ngo kugira ngo ujye gushaka umugore udashobora no gutunga. Ubwo nawe ajya gushaka umugore w'inzaduka ngo w'umuhanuzikazi, umukobwa barakundana nawe abura inkwano. Umukobwa aramubwira ati nutazitanga nanjye ntabwo unywa. Ndamugira inama mureke, yanga kumva we. Yanze kumva, umukobwa uzi yamukoreye yaramwanze, ajya kwishakira undi, akundana n'undi aranatwita. Umukobwa nyine maremare agiye kubana nawe, uwo mugabo barashwana. Uyu munsi uwo mukozi w'Imana yambwiye ati ndashima Imana inama wangiriye, ati ubu bari ngiye uri gusafaringa. Nuko rero nuko babi, izi nama ndi kugira nawe uzumvireho. Nimba uri kumwe n'umukobwa w'inzaduko zo mu rusengero, nizere ko uyu munsi umusezera, kuko icyo yoherejwe ni ukugusenya no gusenya ministeri, no kugusaza. Genda ushaka umukobwa utuje. Iyo mvuga gutuza ntimunzane abantu badavuga. Kutavuga ntabwo ari gutuza, ari abagome bacecetse. Hari indyageza abakobwa zifite gahunda mbi. Rero ubwo iyo mvuza gutuza umukobwa wamaze kumenya Yesu, nunamubwira ati mfite nta n'amafaranga mfite, afite humura tuzafatanya, ubona akunda gusenga, aciye bugufi imbere y'Imana. Amen. Nubona umukobwa, ubwo rimwe nzakora video yerekana abakobwa baderera uko bamera, kugira ngo birinde we musore ukishijwe, kuko nakubikora imba Satani atazakubona mu kabari mu busambanyi, azakohereza Delila kandi azagusenya. Jezabel agusenye neza, ejo uzagenda umeze nk'umusazi utazi icyo uriyo. Hari abasore bafunze, abagabo bafunze ministeri bagaragame kubera iki? Abagore bashatse. Imana ibahe umugisha.